abifuza kujya gukora ubukwe mu mahanga, inzozi zanyu zabaye impamo. Hano i Rwamagana hari sale nziza, sale y'ubukwe, ubukwe butandukanye. Narahageze nanjye ngira ubwoba, ndabaza abantu barambwira ngo ntabwo ari sale gusa ahubwo hari n'ibyo kurya. Ndababwira ngo aho hari ibyo kurya niho nanjye nifuza kugeramo. Ndahagera ndebye ibyo kurya bihari ngira ubwoba, ndibaza ngo ariko Amerika yageze hano gute ko ariho nzi bateka gutya. Ndababwira ngo ntabwo ari muri Amerika gusa, na hano mu Rwanda iwacu Rwamagana ibyo byiza twabigezeho. Mbazaniye shuwadiru ya danje y'akasamutwe. Banyarwandakazi murararitswe, ariko si ubundi byita kurarikora. Ibyo wavuga byose nta kibazo. Mbo hano nk'uko muri kubibona, ngira ngo mwayibonye hano, hari icyakura, hari ikintu bita inkoko, hari ibyo kurya byiza, ibyo kurya bitandukanye, inyama, ibyo kunywa. Ikindi, niba ufite ubukwe tugane, sibyo? Hari abantu benshi bakora ubukwe hano mu Rwanda, ba proposa surprise n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ugasanga bari gukorera ubukwe mu bishanga. Muzaze hano, dufite sale nziza. Yego. Ikindi, hitwa Orange Restaurant, ariko tutibagiwe ko Orange Garden Center Limited Rwamagana ni hano kwa Budeyi murahareba. Barahazi hano. Ibindi bisobanuro bakegereye nimero ho gatoya mukayihamagara. Ni byiza. Yego rwose. Mubagane babafashe no kuri WhatsApp, telefone isanzwe nta kibazo. Ahangaha barakubwira n'ubundi igikurikira ikihabera, urumva ibintu byinshi kugira ngo Nafate nta kibazo niyo wakira. Ariko noza udakupa noza mbabara abantu bakwiso motive mbabara nukuri. Andikamo Ngarambe ukukore flow hano kuri TikTok. Yaranje ndabizi no kwitera icyuma. Noza mbabarira uyu muvumo utagukurikirana. Nuko ndashaka kuza fumaze 100 mbabara no kuri kwimana. Urese ukumena amatwi. Rukwabira gushira rugusabiriza. Barabwiye ngo mukura amaboko mu mifuka, n'abaforowazi mujye mukora bazajya bizana, apana kuza hano mukabasaba nkaho gusabiriza ntabwo ari byiza. Aha nibyo babikore. abifuza kujya gukora ubukwe mu mahanga, inzozi zanyu zabaye impamo. Hano i Rwamagana hari sale nziza, sale y'ubukwe, ubukwe butandukanye. Abanyarwandakazi
narahageze nanjye ngira ubwoba ngira ngo yakasa mutwe ndabaza abantu barambwira ngo ntabwo ari sare gusa ahubwo hari n'ibyo kurya ndababwira ngo aho hari ibyo kurya niho nanjye nifuza kugeramo muhangeze niho nifuza ndahagera ndebye ibyo kurya bihari ngira ubwoba nibaza ngo ariko hano habaye mu Burayi Amerika yageze hano gute ko ariho nzi bateka gutya bambwira ngo ntabwo ari muri Amerika gusa na hano mu Rwanda iwacu Rwamagana ibyo byiza twabigezeho barambwira ngo uteka sambusa hari amata ibyo ndabyumva numva ndabizi ariko barambwira ngo hari na ka kofi ndatungurwa cyane namubaza ngo uvuze kofi cyangwa sinzi ibindi bintu uvuze arambwira ngo nako karahari ndavuga ngo iyo kofi yo rwose nanjye nshaka kugenda nagasomyeho numva uko kamera ngira ngo mwabibonye ageze hano kamera yo nimero zishireho cutting nabwira niba urabishaka se twagiye kugenda reka mutembereze haguruka uradufite shyira hasi fone shyira hasi fone koronamo twagiye tugane kuri izi ndabyo we shyira ku ndabyo gihagarara hari inyuma hariya kuko yewe ubukungu bizizemo twagiye action komeza nyine ndyari action twagiye ntukandemo wowe subisura ibintu ramani gutya na gutya komereza ku n'ibyo niyo wavuga ibisa na biriya twagiye action twagiye wayipfutse hasi uko twagiye mu action komereza okay ni byiza reka banze nsuhuza abanyarwanda muri rusange muraho neza mumeze neza mwese aha by'umwihariko abantu barwamagana muraho aha ni byiza murabona ko nagiye Rwamagana gusura umuvandimwe ese mwari mubizi ko ari umuvandimwe aha murakoze cyane murakoze
aha ni byiza ariko n'iby'akababaro nabwo numvise amakuru ngo umuvandimwe Ngarambe ashaka kwiyahura. Aha namwe murabizi. Okay. Hanyuma twaje gushaka umuti wo kugira ngo ataza kwiyahura. Aha ngo byatewe na Kiramani. Okay, urakoze cyane wowe. Ariko ni ukubera iki Kiramani aza hano akaryoherwa akibagirwa ko hari abandi bantu bashaka kumuzamukira, ko hari abandi bantu ashaka. Okay. Kiramani mwese muramuzi, umuvandimwe yamwasa ubufasha aramubwira, kugeza n'uyu munsi nta kintu arumva, nta kintu arakora. Kandi ngo ni umunyarwanda udafasha, utumva bagenzi be, ntabwo ubwo ari ubunyarwanda. Ngarambe yiyahuye kubera Kiramani, kubera ko yamusabye ibintu biri aho, ibintu bidakomeye, akaramuka yiyahuye ijuru yazaryumva mu mateka. Ahubwo abanyarwanda mwese mwumvire iki kintu, tugomba gufasha abo biri ngombwa, kandi Ngarambe murabizi ko akwiye gufashwa. Ni byiza, ntabwo ari ukujya hariya gusa ngo murye mubyibuhe munezerwe, abantu niba batakira mu birengagize. Ntabwo ibyo ari byo, ntabwo ubwo ari ubunyarwanda. Umunyarwanda muzima arafasha, ngira ngo muri kubyumva mwese. Kiramani rero icyo nakubwira, ntuzagende hariya gusa ngo ubone ibintu byose ubifate nk'aho ari puranga. Njyewe tuvugana nigereye ku muvandimwe, yari agiye kwiyahura rwose. Iyo videwo rero niba uyumvise nawe urabyumva, umufashe uko ushoboye. Murakoze cyane.